oya kumba hafi bambaye hafi ariko nimba mbyibuka neza abakeya nibo bazaga bambwira akamamagara nk'uyu munsi ashaka kongera akamamagara ejo wundi akahita ambwira ati nukuri nanjye nahuye n'ibibazo mbabarira twisungane nkamubwira ati ngiye kuri njyewe ntago ari uko bikora nyinshi cyane kuri we kumva hakaba bambwira ati ngo afite ngo dayimoni yo mu miryango n'ibiki ariko njye sinjya mpindura icyemezo ubwo rero ntiwutari uri seri genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire ningera ku nkombe yarwa ruzi usame gutinyuka amazi maremare y'urupfu nyambuke ngere mu ijuru nzaririmba indirimbo zishimwe indirimbo zigusingiza. Byiza nshuti bakunze b'urugendo online TV, Imana ikomeze kubaha umugisha cyane abantu mudukurikiye muri mu bice bitandukanye. Njye nitwa Sam Gakire, ndi muri rwa rugendo rwanjye rwa buri munsi nsuhuza abantu badukurikiye bari mu Rwanda mu mpande zose z'isi mu bice bitandukanye, abantu batwereka ko turi kumwe muri rwa rugendo. Ndabashimiye Jerry nawe ndamubona ku buhanga bw'amajwi n'amashusho. Uyu munsi nongeye kugirirwa ubuntu bwo kwakira mushiki wanjye Sifa. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaze. Umeze neza? Ndashima Imana. Kuhise ugabanya volume. Gute? Hirya ya kamera urimo uvuga nyine cyane nk'umu. None umukanya uhise ugabanya akajwi. Kubera iki? Sano kuri nditonda. Ufite isoni? Ziki? Zanjye. Utinya Jerry? Jerry ni inshuti yanjye, ubwo se namutinya kubera iki? Mungu utangiye kugira inshuti. Abantu bakamera ariko nibyo umutamugize inshuti yago kamera nabi. Ntabwo mwizeye. Aya hameze neza cyane Jerry, mba mwizeye buri munsi. Bimeze bitese? Yes. Hashize igihe kinini. Ko cyari giciyemo ra. Tudahura. Tutabonana, duherukana ngusura ku kazi. Bimeze bite? Bimeze neza. Nta kibazo pe. Bimeze neza cyane. Ku bantu bagiye bakubonye bwa mbere, byari byose arabakubonye bwashize, arabiganira agiye utanga bitandukanye kuri social media. Abantu bakubonye ubu ngubu batigeze bakubona, amazina ninde? Amazina yanjye nitwa Sifa Munezero. Munezero. Uhora unezerewe? Okay, nta muntu wahora nezerewe ariko uko biri nta kimana bitakoze. Ako disi yo. Imana ishimwe. Ubwashize twahuriye bitameze neza uri kurira, ariko uyu munsi umeze neza cyane. Umurimo w'Imana bimeze bitese? Umurimo w'Imana biragenda. Cyangwa waraguye? Oya, na gahunda mfite. Zaze nkubyutse. Na gahunda mfite yo kugwa. Umeze neza. Aryo uririmba muri korali? Ndirimba muri korali twahimbazwa mwami Yesu. Ni muri ADPR? Yego. Muntu umaze iminsi uri muri ADPR batarakwirukanye, kandi ADPR yirukanye abantu ko iratenga. Ego. Kubera ikintu gihora abantu biyandarika, abantu batagendeye kuri ya mabwiriza yabo. Imyambarire. Urabizi. Kandi nyine nawe urabizi ko ibyo ngibyo mbyujuje. Urabyujujeho gato. Gato. Ese ushaka kuncira urubanza? Ariko ADPR yigeze gutengaho. Oya. Wigeze kuba utayirimo? Yego. Uyu munsi rero naguhamagaye wene ntago turi buze kongera kuganira ku byahise. Twaraganiriye ubu noneho nizere ko wakomeye nyuma y'ibintu byakubayeho. Ndakomeye. Urakomeye, umeze neza. Sifa muri kureba bwashize twagiranye ikiganiro cy'ubuhamya. Ni urugamba rutari komeye yanyuzemo igihe
yari afite umusore bagiye kubana bikarangira bitamugendekeye neza. Umusore navuga ko amutengushye, ariko uyu munsi Sifa ameze neza cyane. Sifa ubu noneho washize imumu. Yego. Ukuntu wari umbwiye ati abasore utari kuvuga wari kuvuga ati ngiye kwibera umubikira. Oya nyine ubu byarashize ko kubera n'ira interview twakoze nyine yaramfashije. Yaramfashije cyane ko wasohoye ibintu byinshi wari ubitse muri wowe. Ikindi nagiye menya ibindi bintu ko buriya nari nzi yuko ndi njyenyine, nari nzi ko se biriya bintu yenda wabona ari nanjye gusa byabayeho. Mpora nibaza ibintu byinshi. Wajye uhamagarwa n'abandi bantu akabwira ati byihorere noneho. Benshi cyane pe. Benshi nabonye kumva ko byibuza ibye byari bikomeye. Yakubwiye ko byawe byamugendekeye ute? Hari uwamamagaye afite noneho ibisa neza nk'ibyanjye. Kumva nyine noneho akazaza nambwira ati ngewe byabaye ejo bundi kuwa gatandatu ati mbabarira kuva mu nzu byarananiye. Nyine noneho hari n'igihe umuntu ibintu byiwe biba bikurenze ukumva ubuze n'inama umugira. Kumva ambwira ati mbabarira umbwira ukuntu wabashije kubyiyakiramo ati kuko ubu ngubu ngewe byanyobeye nabuze icyerekezo. Nyine uzababwire bazi hano tubibwire abantu kuko iyo ubisohoye ukabivuga urakomera kandi nawe warabibonye. Narabibonye, nabonye abantu benshi kandi rwose barakoze batumye nyine ndushaho gukomera ngenda menya ibintu byinshi. Ubundi hari igihe akantu kakubaho ukumva hari igihe usitara ukumva urababaye wagera imbere ugahora n'umuntu noneho we utanafite ikirenge. Byagiye bibaho kenshi ukavuga ati byibuza nabe nanjye nubwo gikomeretse ariko ikirenge kiracyariho. Ibyo rero bikunda gukomeza abantu cyane. Urugendo rwawe rero rurakomeje ubu ngubu. Ubu rurakomeje nyine nariyakiriye ndavuga ati wari wagize akantu ko kuvuga ngo abo musengana inshuti zawe zo hafi zari zagutereranye zaragarutse. Sawa ibeshyera. Ariko ntago navuze muri kiriya kibazo wanyuzemo. Katubisobanurira abantu neza. Hari nk'umuntu urebye ikiganiro bwa mbere. Sifa yari afite ubukwe n'umusore. Ubukwe bupfa bagiye kujya umunsi wo kujya ku murenge nibwo ubukwe bwawe bwapfuye. Kandi nzi ko inshuti umuntu ayimenyera mu bibazo. Kiriya gihe warababaye cyane. Nzi ko nari ngiye no kuza gufata inkuru bampamagaye. Sinzi umuntu wambwiye ngo anyway arambwira rero uriya mwana arababaye cyane. Basi bumwihera yabanza akomere azabivuga nyuma. Nanagushimira ko wabivuze haciyemwe akanya mu gihe kitari kinini cyane uraza ubisangiza abantu badukurikiye. Ariko mbarumbwire muri iriya situation abo musengano warababonye, abo muririmbano warababonye, inshuti zawe zo hafi warazibonye. Oya ariko ndabibuka n'ubushize narabivuze kiriya situation nisanzemo. Nisanze ko nari mfite inshuti nyinshi kumva zose kandi zari ziri kunyereka ko zindi hafi even no kuvuga ngo mu bukwe kwa kundi ushinga abantu imirimo kwa kundi iki nari nazishyizemo mvuga ati nizo nshuti zanjye. Nyuma nyine ziza kunenguha mbona yuko atari zo ahubwo zijya mu bakomera nyine menya ibintu byinshi. Ariko ndabyibuka nakubwiye ko nsigaranye inshuti ebyiri. Yesu ebyiri zonyine nizo zangumyeho ntago rero nabura kubivuga cyangwa kuzishimira. Ahubwo nenda izo nshuti ni bande. Ako nanjye ndimo nanjye kumva naranze kuza gufata ikiganiro. Ntago wanze kuza kugifata ahubwo nuko abandi hafi bakubwiye ukuntu bimeze nawe ugira ubwoba. Oya ntabwo nagize ubwoba ahubwo nagize iyerekwa. Aragize iyerekwa ryiza. Susigaye werekwa. Oya muntu wese uyafite mwuka wera arerekwa. Wow. Kandi mwuka wera ndimo ntago ndamwirukana. Nta kintu ikubwiye se ngo umbwire. Nta kintu ikubwiye. Cyo cyo nuko Imana igiye kukugirira neza nugomeza kuguma mu ruhande rwayo. Yesu agiye kunsetsa. Agiye kugusetsa. Amen. Noneho rero nyuma ya cya gihe ati wakomeje urugendo rwawe n'ubundi ubu ngubu bimeze bite? Ubu ngubu nasanze nyine ubundi ibintu dutinya
twagakwiye ahubwo gufesingana nabyo tugahangana nabyo nuko rero nemeye guta ibyambabaje cyangwa ibyansenye inyuma nkomeza urugendo. Wari usanzwe ufite urukundo, warambwiye ati njye narakundaga cyane, urukundo rwari rwinshi. Hari icyo biriya bintu wanyuzemo byarugabanyijeho ku buryo wenda undi muntu muzajya muri relationship bizaguha hari ibyo azahomba? Ntabwo nzi neza ko ari ibyo azahomba, gusa nyine icyo nzi ni uko ntabwo bizamworohera. Ntabwo cyangwa bimworoheye? Okay, ntabwo nzi nimba bimworoheye cyangwa bitazamworohera, gusa ntabwo byoroshye. Ariko hari ahantu nigeze mbona agafoto ndanakabitse. Uriya muntu ninde? Sana narabikubwiye. Uriya muntu reka tubibwira abantu. Tubwira abantu ngo sifa. Hari ukuntu abantu bavuga ngo njyewe mvuye mu rukundo, ngo umusore arambabaje sinzongera gukunda nibiki. Kuri wowe bimeze bite? Okay. Bitewe na situation yanyuzemo nta gihe kinini gishize. Ariko se tuvuge ko basi warakomeye ku buryo wumva ko none ubu ngubu haje umusore kugutereta. Wamuziza ibyakubayeho cyangwa se bavuga ati reka nawe mwemerere n'ubundi nashaka nawe abushengure n'ubundi niko babaye? Okay, ntago namuziza ibyambayeho kuko icyaha nyine ni gatozi. Kumva? Kandi naje gusangana n'impamvu yo kwizirika ku mateka. Kuko hari mu bampamagaye hari abubatse iyi saha, kandi ibyambayeho bisa nabo n'ibyababayeho. Ubwo rero bakambwira ati nta mpamvu ibyiza biri imbere, bakambwira ibintu byinshi. Rero nza gusanga nta mpamvu yo kwizirika ku mateka. Ntabwo rero namuziza ibyambayeho. Imana yashatse kukunyuza kuri biriya kugira ngo igusohoreze amasezerano. Ego nanone nabwo hari igihe Imana igira umuntu umwarimu wawe ntubimenye. Hari ukuntu ariko Abanyarwanda bajya bavuga ngo ariko se buriya ngo ntaba ari kare. Nk'ubu uramutse wihuriye n'undi muntu mugakundana rukagurumana bakavuga ati n'umukobwa we wasangana nahubuka ari kuriya nawe yaze amwereke. Ubona ari igihe kingana iki gishobora gutuma wongera kumva ko wajya muri relationship inanafite intego yuko wakubaka? Nibyo navuze, ntago byoroshye umva, ariko nyine sinzi, ntago byoroshye. Ntago byoroshye. Abantu bari kuza kugutereta muri no minsi ubu bari guhurwa n'ibibazo. Bari kuzira cyane. Bari kuzira waguhemukiye wa mbere. Navuze ko icyari gatozi. Cyane gatozi. Ntago bari kubizira, ariko umuntu agomba gushishoza nyine. Uriya musore waramubabariye? Yego. Warabimubwiye ko wamubabariye? Oya. Umubariye mu mutima? Ntago mujya muvugana? Yaramamagaye arambwira ngo yabonye ikiganiro. Nengeze ngarakubwiye ngaragukumbuye. Nta nubwo byanabura, gusa yarambwiye ngo yabonye ikiganiro, ngo abantu bamubwiye ikiganiro, ndamubwira ati jyaho. Ndamubwira ati ni ku rugendo online. Ajyaho. Ajyaho arakireba. Yasanze wabeshye? Oya. Cyangwa nawe yashakaga kuza ngo aduhe indi version atubwira ibitandukanye. Ashaka no kuvuga ko ari we wahemutse. Oya, nyine yaravuze ati nyine ubwo nyine nta kundi, nimba ari icyo cyemezo wafashe nta kibazo. Wese yashakaga iki? Yashaka kutabivuga? No. Nkurikije ukuntu yamamagaye babimubwiye, yumvaga ko wamusize hanze. Numvaga ashishikajwe ahubwo no kucyumva. Kumva bisa nkaho nyine we ibintu nanyuzemo muri kiragiye cyangwa nago nyine nge nabashije kubimubwira. Kumva noneho we yashatse kureba ikiganiro kugira ngo abyumve, nyine ashishikaye. Rero nta kibazo byamuteye. Ni inshuti yawe? None si umuntu mubaba kugira ngo utagira ibintu wangiza. Ni inshuti yawe nkuko aranye ndi inshuti yawe? Oya, nta nubwo byanahura. Muhuye warira? Oya. Duhuye namusuza kwa kunine kwa covid. Gutya? Nago wamuhobera? Kareka. Amarangamutima yaragiye. Ariko ngo igitsina gore ngo kibagirwa vuba. Kizinukwa vuba koko? Seriously? Ese mwebwe nako mwibagirwa vuba? Wapi? Nje umuntu twakundanye kera ndacyamwibuka. Okay, biterwa n'ukuntu mwatandukanye.
Yo mwatandukanye neza. Ako se hari gutandukana kwiza kubaho ku bantu bakundanye. Kuhe nka nk'urugero. Bibaho ko hari ibyo nyine muba mutumvikanyeho kavuga ati aho kugira ngo tubangamirane cyangwa tuzanyine tuzisange twashwanye ku rwego aho umwanyuze ngo ndahanyuza muhoro sinzi kurunjya numva Abanyarwanda babivuga reka birangire twibera inshuti bisanzwe tujye tuganira. No bajya bavuga mu rurimi rw'icyongereza ngo there is no friendship after relationship. Seriously? Kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo ugiye ku umuntu yaje ashaka urukundo ugiye kumuha ubushuti busanzwe. Nicyo bita ngo nuguha umugati umuntu ufite inyota. No. Ibyo ngibyo bivuga mbere yuko mukundana. None umuntu mwarakundanye wenda waracyashaka ko mukomezanya. Uramubwiye ati bitewe n'imbogamizi ndi kubona reka tubyihorere. Ibyo byose break up yose cyangwa gutandukana kw'abakundanye bigira uwe bibabaza cyane. Ntago bibabaza ku kigero kimwe. Hari ubivamo yagiye ahandi heza akaba yishimye. Hari ubivamo akababara. Kubera wenda wowe ko asigaye ari wenyine. Hari ubivamo ahita ajya ahandi akava mu bwiza ajya mu bundi bwiza kurushaho. Ya. Sambare tugakora ka. Sambare tugakora. Ani nyuma y'ibintu iri kumwe turi batatu sa. Turi kumwe turi batatu. Ndabikunze. Uriya muntu nimba yarakobaye hafi. Umumbwirire ngo Imana imuhe umugisha. Amen. Ndabimubwira. Ni inshuti nziza. Na Clarisse w'inshuti yawe ndetse nawe turamushimiye. Turi kumwe turi batatu. Njyewe Clarisse n'uwo muntu yitwa Santana Mirado. Clarisse ariko yazaduhaye ubuhamya. Ujyanye n'iki? Bw'iwabo hahandi. Burasirazuba, iburengerazuba nako. Bwazabuba. Azabuduha nawe afite ubuhamya bwiza cyane nuko atinya kubutanga. Bura tuzamuganiriza cyane. Wende reka dusoreze kuri iki kintu n'ubutumwa n'ubundi urabwira iki ba bantu n'ubundi bagiye kureba iki kiganiro hari uwo ugiye kureba iki kiganiro bimubayeho ubu ngubu uramugiriye inama yo gukomera kugira ngo ibi bintu azabisohokemo ameze neza kuko nawe umeze neza right now. Inama namugira asenge cyane yegera Imana ajya ayibwira ati Imana ndi kumva nshaka gukomera sa buriya naje gusanga Imana irumva kumva hari igihe dusenga abantu ntibatitire ngo batubwire ngo iravuze ngo kumva tugataha nyine twumva nta n'ikintu Imana yakoze kumva ariko buri Imana irumva kandi nta sengesho ry'umunyagara ribaho kumva isengesho uko ringana kose gipfa wegereye Imana ukayibwira ati Imana mfasha ndabona bicitse yego iruruka ikagufasha. Imana yaramfashije aho abarokore bagenzi banjye batamfashije aho abantu turirimbana batamfashije ibi bintu abantu babyumve neza ari igihe umuntu abona ari muri korari ari ku rusengero aririmba neza abantu bose bakamukunda ariko burya umenya neza ko abantu muri kumwe 100% ari uko uri mu kibazo cyane. Anyway jere nyibukije umuntu ejo ndaduhaye ubuhamya ngo abantu korari y'abantu 100 ayiririmbamo bamutwereye 2,000 ibaze bamuha 2,000 abantu 100 kwa kundi ubona ngo korari yacu turi benshi wenda n'inkuru ubukwe ntihazabura 100 bizavamo uzi yuko niyo bari guteranya igiceri cy'ijana buri muntu hatari kuvamo 2,000 bamuhaye 2,000 igiceri cy'ijana umukobwa nawe bari kumwambarira bose ku munsi w'ubukwe arababura kandi Imana yabaye mu bukwe bwabo rwose nicyo nyero nyikundira nukuri n'ubu ngubu iyo mpuye n'ikintu nkabona kigiye kuntusha nyine nkabona kigiye kundemerera mbwira Imana nkabwira ati Imana nshaka imbaraga nk'izacyagiye kuko biriya bintu ntago ari nge wabyishoboje yego abenshi bari bazi ko ngiye gusara abenshi bari banyitezeho ibintu byinshi cyane yego ariko kiragiye nagize imbaraga zidasanzwe n'ubu ngubu iyo ikintu kindemere nkavuga ati biranze yego
ndayibwira ati Imana mbabarira umpa imbaraga nk'izacyagiye. Wow, rero ni ishuri Imana yakunyujemo ryo kugukomeza kandi nzi ko wakomeye cyane pe. Muri iriya situation ntago tujya tubona abantu atari nuko byonyine ubukwe bupfuye umusore amwanze bakavuga ngo agiye kwa makuza. Ntago wigeze utekereza byo kuvuga ngo vuga ati muri ubundi nta kintu nyimaze ku isi nakiyahura nakipfi. Hari igihe iriya situation yo kuvuga ati Imana yakiba nari impfuye basi karuhuka. Ntago najya hanga ngo ngubeshye ngo ibyo bintu ntibyambayeho. Byambayeho kugeza ubwo nyine nagize nk'ihungabana. Naziza mbona umuntu wanditseho lip rest in peace. Ntabwo Imana kumana kubera icyo atari nge. Nkagirira ishyari umuntu wanditseho rest in peace. Avuga kubera icyo atari nge wanditseho ririya jambo. Yewe niruhukire basi. Ndashima Imana yuko yagiye bimfashamo birarangira. Imana yabigufashije kandi ni byiza. Inama ugiriye abantu nayo ni nziza yo kubabwira ngo mu gihe uri mu bintu nk'ibyo egera Imana usenga, ariko hari abantu basenga uko bageze mu bibazo nk'ibyo usanga ari amaze iminsi ari kwitwikira yabona ibintu bimwugarije akajya igihe cyose jya usengera Imana ibintu byawe byose ko n'Imana ntabwo itunyuza muri ibyo bintu itwanze, ahubwo biba biri mu mugambi wayo niko nkeka. Ntekereza ko nanjye impamvu yanamaye gukomera kuri uwo munsi ntago nari nasenze uwo munsi kuko byambayeho. Njye na mbere nakomezaga nyine gusenga igenda inkomeza hari ukuntu Imana igenda igutegeka amasengesho kuva nabaho nari narasenga amasengesho y'umunsi ngo ngurangize, ariko Imana yakugendeye nkubitira iminsi 4 narya ntanywa cyakoze irambwira ati wemerewe amazi kuva nayo sinari gushobora kuyanywa ewana nkajya ngenda numva sinanagenda nkaguma mu rugo iminsi yose. Rero ntekereza ko yari ayo kunkomeza. Kandi disi icyo wayasengeye Imana yaragikoze yarayumvise. Nubwo ku ruhande umuntu ashaka kuvuga ngo ubundi se ngo kwasengeraga wenda ngo urugo rwawe rukaba byaranze, ariko Imana nkeka ko yagutegetse kugira ngo igukomeze. Ibizi n'impamvu yenda nanjye nshobora kuba yarayantegetse nkagira ngo nibyo ngiye gusengera by'urugo, nanjye niko natekereje, ariko yo yari izi impamvu yayo. Yego. Ufite icyizere cyuko your next relationship izakurikiraho izaba imeze neza, cyangwa nabwo uzajyamo uzakanagizamo ukuguru kumukundi kuri inyuma? Oya nyine no gusenga Imana ikagira iki bikora. Buriya nimba Imana izabibona yuko iyo ngiyo ishikamye hamye izama nanjye kuyishikamamo. Ubu se noneho hari abantu baba bategereje ngo nzongera gukundana ari uko Imana yavuze. Utegereje ijwi ry'Imana kugira umusore naza kugutereta umubwiye ngo ndagukunda, cyangwa se bizaturuka ku marangamutima y'umutima wawe? Oya buriya ngo ntabwo tukiri abacu ngo twiyobore. Yo bamaze kuba wahariya hejuru iwacu. Ubwo rero ngiye nyine ubwo ubuyobozi bwayo n'ubushake bwayo nicyo nzakurikiza. Nicyo zakurikiza. Reka ngushimire rero, Imana ikomeze gukomeze n'abandi bantu bashaka ko sifa aguha testimony ye ubaye uri kubinyuramo, ubwo tuzabaha nimero yawe n'ubundi komeze ubakomeze nk'uko wakomeje abandi, unababwira uburyo umeze ubuneza byo bwa ubu ngubu ndatuje cyangwa ubumeze neza, mugani wa King James tubumeze neza rwose. Bya bindi wari uzi ko bizanyica yamarira n'ibiki byose byarashize, ubu sifa ameze neza cyane. Reka ngushimire rero, ntago yabyoroshye sifa kugira ngo aza kuganiriza abantu, aba yabikomeje, ariko nanone kubera ko ari umuntu usenga ngo abanza kubaza Imana, yamubwira ati kubera ko atakiyobora abanza kubaza umuyobozi bakamubwira ati nje kwa Gakire. Nizere ko uyu munsi waje ari uko Imana yabyemeye. Ubwo nyine yabyemeye nabyo. Yabyemeye. Reka ngushimire kandi bikomeze bigende neza, wifuriza amahirwe n'ukuri ubutaha Imana yo mu ijuru yumva ubusabe bwa Gakire, basi relationship izakurikiraho ye cyangwa si yari mu bungubu nzicara hanicaranye n'umuntu nukuri. Oya nago ndashaka ko nukuri tuzabwira abantu ngo none dore bigenzereza, none dore basi tugiye ku murenge umusore yaje none ntakwebye muhumure Imana iri muri control yacu.
kandi bimeze neza ndabizi n'ibyaka gafoto nubwo utari kubivuga ariko nzi ko bimeze neza cyane gira gutya reka ngushimire ku mwanya wawe duhaye ukomeze kugubwa neza Imana ikurinde nkwifuriza ibyiza urabizi mwana wacu Imana iguhe umugabo mwiza ugukunda uguhaza amarira uza kuza muri cya cyuho bagize cyacyo baciye mu cyumubabaro akahuzuza ibyishimo amen urakoze cyane genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire